kubera i Kigali byo nagashya. Ndaje mbabwira uburyo inzu igeretse inshuro 24 bagiye kuyirambika hasi. Uyu musore yavuye i Burundi abwiye umuryango we ati mama, ati data, kanjye kwiga nzabagezaho ibyiza mutabonye. Uyu musore azinga ivarisi yurira rutema ikirere ajya kwiga muri Canada. Yes, reka nangire musuhuza uherereye hose mu Rwanda no hanze yarwo. Sanzwe ngendi Weekres, ambasaderi w'abadiaspora. Aho waba uneza amatwi uherereye hose, ibyo waba wagiye gushaka byose, Imana iguhe guhaha ukaronka. Niba nta mutima mubi, nta mutima w'ubugugu, ukora subscribe, share, like na comment, tujye twibanira hano kuri Sirius TV Radio Show. Hamwe nanjye Weekres, ambasaderi w'abadiaspora. Nabatsindiye cyane hano mbazaniye inkuru. Uyu ni umunyeshuri w'umurundi yigaga muri universite muri Canada. Ndaje mbabwire neza ibyamubayeho umuvandimwe. Noneho ibiri kubera i Kigali byo nagashya. Ndaje mbabwire uburyo inzu igeretse inshuro 24 bagiye kuyirambika hasi. Tudatinze cyane, hano mu mujyi wa Kigali amagorofa 12 harimo n'igeretse inshuro 24. Akaba mizigeretse inshuro 15, 12. Batangaje yuko izi nzu mu kuzubaka cyangwa se zubatswe hatabayeho ubugenzuzi ngo barebe niba zikomeye cyangwa se bagiye kuzubaka hakomeye, dore yuko iyigeretse inshuro 24 abagenzuzi bahageze inzu igeze muri fondasiyo yari imaze kuzura. Sinzi niba harabaye akantu ka bitugu kwaha, barabwira ati mwubake we, mwubake rwose, mwubake. Izindi zo rwose abagenzuzi nta nubwo bigeze bahakandagiza ibirenge. N'abahageze barababwiye bati mwubaka ariko. Urumva umuntu ugiye kubaka inzu igeretse inshuro 24, inzu igeretse inshuro 15, abavuga nawe rikijyana ariko mwabayemo. Wasanga harazaga n'abagenzuzi akagira ubwoba yareba ingengo y'imari kuri iyo gice yari igishushanyo mbonera cy'iyo nzu, naho nahera mvuga ngo tureke kubaka. Ariko ubu hatangiwe igenzurwa. Aya mazu bari kuyagenzura bakoresheje drone, barebemo atujuje ubuziranenge, ayubatswe fondasiyo ikaba idakomeye neza cyane. Aya mazu mureba hano ku mashusho agiye gusenwa. Umujyi wa Kigali, aya mazu ashobora kuza kurambikwa hasi. Ibyari umujyi wa Kigali ewa
ubundi noneho hakubakwa amazu agenzuwe bizeye ko akomeye. Ariko ibaze uri umushoramari, inzu yawe wayishizeho akayabo k'amamiliyari, inzu yaruzuwe inakorerwamo, nta kibazo yari yagira, ibikorwa birarimbanyije mw'iyo nzu, bakaza ati turavuze ngo hasi. No gusara wasara. Aya mazu rwose bidasubirwaho, drone iri hejuru yayo yagenzura, tayari mushobora kumva ngo hasi. Niyo adashobora kuba yasenwa yose, ariko amwe muri yo turayabona ari hasi. Twihuse cyane, hano abarundi tubafitiye inkuru itari nziza. Hano haravugwa umusore ubarirwa mu myaka 20 na 25. Murumva ko ari umusore wari ufite akazoza nk'uko abarundi babivuga. Uyu musore yigaga mu mahanga, yigaga muri kaminuza yo hano muri Canada. Iyi kaminuza bayita ikake, iherereye hano muri Canada. Uyu musore yavuye i Burundi abwiye umuryango we ati mama, ati data, kanjye kwiga, nzabagezaho ibyiza mutabonye. Uyu musore azinga ivarisi, yurira rutemikirere ajya kwiga muri Canada. Uyu musore yari amaze imyaka 2 avuye i Burundi agiye kwiga muri Canada, ariga ariko aratsindwa. Yibuka indahiro yarahiriye mama we, yibuka amasezerano yasezeranyije papa we ko azabagezaho ibyiza batabonye, ko muri quartier bazamwirahira. Atekereza ukuntu abayikirwara atsinzwe, atekereza ko ibyo yemereye umuryango nta kintu awugejejeho. Aravuga ati aho kubimbwa nabimva, aho guseba napfa, aho gusubira mu Burundi aho gusubira i Burundi ndi muzima nasubireyo ndi umurambo. Yafashe umwanzuro ugayitse, umwanzuro njye natakunze, aza kwiyahura. Ubu tuvugana umusore wacu yashize mu mwuka. Mwihangane babyeyi b'uyu muhungu, Uburundi mwese ndabihanganishije, niko bigenda, ariko nangiye muri rambabaje. Perezida ushinzwe abanyeshuri biga muri Canada baturutse hanze y'igihugu, Perezida ushinzwe abanyeshuri biga muri Canada ariko baturutse hanze ya Canada, Saduti Aloha, yaje gutangaza ati burya hari abanyeshuri bajya bihererana akababaro kangana gutya, ntibabivuge bakageraho bafata umwanzuro nk'uyu nguyu. Ati kandi hano muri Canada hari uburyo tugiramo umuntu inama, yaba afite n'ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, tukamwereka uburyo ki ibintu tubihandoringa, ariko bitageze hano. Ntabwo twari tuzi ko hari umunyeshuri ushobora gutsindwa bikamugiraho ingaruka zingana gutya, bikamubabaza ku buryo agera ku rwego yakubura ubuzima. Bakunze ba Sirius TV Radio Show, murabizi amakuru yacu nakagaruka ni buri munsi. Tuba turi kumwe hano kuri Sirius TV Radio Show, abari ya makuru yizewe, amakuru agezweho, amakuru azira ibihuha. Bye bye, ndabakunda cyane.
amahoro y'Imana abane namwe. Niba udukunda kora subscribe, share, like na commentary, tujye twibanira hano kuri Sirius TV Radio Show. Kandi niba utanadukunda ntacyo bitwaye, Imana iguhe umugisha. Ciao, bye bye, ndabakunda cyane.